amarows table yawe ifite. Iyi ngiyi yitwa toString ifata table ikayihindura amagambo, niyo bita toString method. The head igaragaza amarow ariko ihereye hejuru, tail ikagaragaza amarow ariko ihereye hasi. Tugiye kureba rero uburyo bikorwa. Muribuka ko twari twakreye file muri Excel tukajya pop size ngiyi tukayisevinga .csv hano. Tugiye kuyikoraho analyze rero turebe. Tugiye gukoresha no commande ya mbere ni uguhamagara pandas ugashyiraho .options.display.maxRows. options.display.maxRows. Reka dusubire hamwe twakoreraga. Turahamagara igisubizo hanze, dukoresha print, duhamagara ya pandas yawe .display.maxRows. urabona ko ushyiramo max_rows, max_rows. Reka turaninge turebe. Icyo ndi kubona ni uko data ya table yanjye ifite rows zigera kuri 60. Tumanutse hasi tugakomeza, urabona ko row zagera muri 60 ukomeje ukamanuka hasi. Indi commande twakoresha ni commande yitwa head na tail. Ngiye gukurura ano madata ari muri pop size. Ngiye gukurura amadata ari muri pop size, ariko ndakurura aya ngaya abiri abanza. Uhamagara ino printing document, uyihindure muri ugaragaze head yayo, ugarukire kuri ya mbere ibanza, reka rero tugarukiraho. Murabona ko bazanye row ya mbere ibanza ihera kuri 0. Ni ukuvuga ngo iyo nshaka ebyiri nari kwandikamo hano 2. Ngiyi tugiye guhamagara noneho duhereye hasi. Ni ukuvuga ngo tugiye guhamagara duhereye hasi, ni ukuvuga ngo haraza ebyiri, haraza Kenya na Congo. Niduhera hasi, ibyo rero bakoresha keyword yitwa tail. Ni ukuvuga ngo turaprintinga document format, cyangwa se iyi ngiyi twadekaraye hano hejuru, ugashyiraho .tail. Ndashaka ko bazana ebyiri zisoza. Ni ukuvuga ngo nindaninga baraza kukunzanira Kenya na Congo. Reka turebe ko ari byo. Ngiye urabona ko ari byo bazanye. Izi methode rero tumaze kuzibona uko zikoreshwa.